Igicumbi umusore witwa Nshimiyimana uri mu kigero cy'imyaka 26 y'amavuko yishwe atemaguwe mu buryo ndengakamere ari mu karere ka Gicumbi umurenge wa Mutete akagari ka Nyarubaye umudugudu wa Kavumu ku centre ya Kavumu kwa kabiri iki cyumweru habereye ubwicanyi ndengakamere. Umusore witwa Nshimiyimana bigavugwa yuko atemaguwe n'utwa Niyonzima ukora ubucuruzi kuri centre ya Kavumu. Uyu mugabo uzwi nka Niyonzima usanzwe ukora ubucuruzi muri iyi centre akaba asanzwe azwiho no gusya amasaka cyangwa se ibinyampeke, bikaba bivuga yuko ari we wakoze aya mahano cyangwa se wishe cyangwa se watemaguye uyu mwana. Ahanini biturutse ku makimbirane asanzwe avuga muri uyu muryango guhera mu bihe byatandukanye byashize, bikaba byarigiye bivugwa yuko uyu musore ari we ntandaro y'ibibazo by'uyu muryango. Gusa begereye uyu muryango bavuga yuko cyangwa se abawuzi bya hafi bavuga yuko uyu muryango n'ubundi usanzwe uba mu makimbirane. Abaturage ndetse n'abacuruzi bakora kuri centre ya Kavumu baganira n'umunyamakuru w'ikinyamakuru cyitwa Urugendo Online TV bavuze yuko uyu muryango basanzwe bawuzi byawo, gusa umuryango wawo na mbere yuko uyu musore azamo ntabwo byari bimeze neza, ahanini biturutse mu bibazo by'umuryango bwite batigeze bakunda gushyira hanze. Gusa uyu muryango umaze igivugwa mu makimbirane umunsi wa none bikaba byagaragaye ndetse n'ibyo rubanda rutaruruzi rukabimenya. Uyu mwana w'umuhungu wari uhamaze igihe kigera ku mezi 7 bivuga yuko yaje muri uyu muryango, ahanini bivuga yuko ari umuvuzi gakondo. Bamwe mu baturage n'abacuruzi bakorera kuri iyi centre ya Kavumu nk'umuyobozi w'abacuruzi kuri iyi centre Ndereyimana Jean Bosco yatangaje yuko uyu muryango by'umwihariko ntago rawuze mu makimbirane cyane, gusa niyo byageragezaga kuba ntago byabaga cyane. Ubuhamya yagiye atanga kuri iki kinyamakuru yavuze yuko uyu muryango kuva uyu mwana yazamo ngo byagomeje kuba ibibazo. Uyu mwana w'umuhungu agomeza kwiyamwa n'ubuyobozi hari biturutse ku makimbirane yabaga muri uyu muryango mu bihe bitandukanye. Bikaba bivuga yuko hagiye haba inama z'ubuyobozi cyangwa se komite nyobozi z'ako kagari, hanyuma bikarangira uyu mwana bamuciye muri aka kagari biturutse kuri aya makimbirane. By'umwihariko bivuga yuko uyu mwana w'umuhungu yasigaranaga ku centre n'uwo mugore cyangwa se umugore wa Niyonzima bakarara muri iyo centre mu cyumba cyo gutaha mu rugo. Bikarangira abaturage bavuze yuko uyu mwana ashaka kuba yarinjiye urugo, ariko bikaba binavugwa ko ashobora kuba yarasambanyaga cyangwa se yarabanaga n'abana ndetse n'umugore. Bikaba bivuga yuko yarinjiye urugo, ntago ibi ngibi twabihamya, gusa niko abaturage babivuga by'umwihariko nabo kuko nta makuru ahagije babifiteho. Uyu Niyonzima rero iki gikorwa kikimara kuba cyangwa se kuri uyu munsi wa kabiri mu mugoroba hagana ku isane za nimugoroba nibwo iki gikorwa cyabaye cyangwa se ubwicanyi. Ucuruza Ndereyimana Jean Bosco mu buhamya agomeza atanga yagiye avuga yuko asanzwe acuruza kuri iyi centre. Kuri uyu munsi rero wa kabiri nibwo uyu muhungu yaje, kuko yari yaje muri uyu muryango byumvikana neza ko yari amaze igihe adahari. Nuko uyu muryango rero nyuma yuko bashwanye bakagirana ibibazo byabaye ngombwa ko uyu mwana w'umuhungu ava muri urugo akagenda. Nuko mu kugenda hanyuma nibwo hashize iminsi, hanyuma hashize igihe agaruka muri urugo, hanyuma nyir'urugo cyangwa se Niyonzima n'umugore wiwe bamutegeka kuza muri urwo rugo kugira ngo bamusabane imbabazi ibibazo bafitanye babikemura. Hanyuma uyu mwana w'umuhungu aje kuri urwo rugo cyangwa se aje muri uwo muryango kuri uwo munsi wa kabiri nibwo byabaye ibibazo bigeze mu masaha ya nimugoroba. Uyu mwana w'umuhungu witwa Nshimiyimana yagiye kwa Ndereyimana nk'ibisanzwe aragenda afata ko kunywa agura n'uyu musaza cyangwa se uyu mugabo witwa Ndereyimana. Amaze kumugurira byari mu masaha ya 3 zishyira 3 za nimugoroba. Nuko uyu muhungu hanyuma aramubwira ati ndaje gatoya wihanganye mu minota mikeya ndaba nkugezeho. Uyu muhungu aragenda, hanyuma Ndereyimana akubitwa n'inkuba bamubwiye yuko umuhungu witwa Nshimiyimana bamutemye. Ndereyimana aza kwibuka ko uyu muhungu wari umusezeranyije ko agiye kuza mu gihe gitoya, nuko Ndereyimana amanuka agiye kureba ibibaye. Ndereyimana mu buhamya yagomeje atanga kuri iki kinyamakuru yagomeje avuga yuko byarangiye Ndereyimana abwiye umuhungu we usanzwe umutwarira moto, cyane ko umucuruzi wo kuri centre witwa Ndereyimana afite ikinyabiziga cya moto. Birangira asabye uwo mwana kumutwarira moto cyangwa se kumutwarira uwo muntu kwa muganga cyangwa se ku kigo nderabuzima cya Musenyi. Hanyuma uyu mwana arabyanga bitewe n'uko uyu musore yari yatemaguye umutwe wose, ibice byose ameze nabi cyane. Ndereyimana nibwo yafashe umwanzuro wo kujya kuri moto maze yitwarira umwana w'umusore witwa Nshimiyimana. Nuko bageze ku kigo nderabuzima cya Musenyi, hanyuma uyu mwana bamushyira mu bitaro. Gusa muri iyi minsi yose ishize uyu munsi wa none bikaba bivuga yuko uwo musore witwa Nshimiyimana imyaka 26 y'amavuko yamaze kwitaba Imana. Iyi centre ya Kavumu iherereye muri Mutete mu karere ka Gicumbi saga ari ubwa mbere ivugwaho ibibazo by'urugomo cyangwa se iby'iterabwoba. By'umwihariko hakaba hari amakuru avuga ko hari insoresero n'urubyiruko bamwe ibiyobyabwenge, hanyuma byagera mu masaha ya nimugoroba bakajya gukora urugomo ku baturage, by'umwihariko bagatega abafite amafaranga bakabagirira nabi, hanyuma bakabakora n'ibindi bikorwa by'ihohoterwa. Bikaba bivuga yuko umurenge kandi ubizi kandi wenda gushyiramo abasekirite, ariko n'abasekirite bakorera muri iyi centre nabo bikorere yabo irakemangwa, ari n'ibiturutse ku kuba hagenda habamo amakimbirane by'umwihariko aturuka ku banywa inzoga za make. Ni kenshi na kenshi leta y'u Rwanda yihanangirije abakoresha inzoga z'inkorano cyangwa se zitujuje ubuziranenge, ahanini biturutse mu byangombwa bahabwa na leta y'u Rwanda. Ariko uyu munsi wa none ntago babyubahiriza, by'umwihariko mu byaro usanga iki gikorwa cyo kunywa izi nzoga za make byiganje. Akaba ariyo mpamvu leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage kunywa inzoga nkeya, bakanywa mu rugero kandi bakanywa inzoga zujuje ubuziranenge, kuko iyo umuturarwanda wese ufatiwe muri ibyo bikorwa byo kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge abihanirwa n'amategeko kandi agahanwa n'amategeko yihanukiriye hakurikijwe uko amategeko abigena. Abaturage n'abacuruzi bo kuri centre ya Kavumu bagiye batanga ubuhamya kuri iki kinyamakuru
biganjemo Bangamwabo, Horanimana, Ndagayimana, Nziyumvira n'abandi bavuze yuko uyu muryango watari wuzimo makimbirane. Gusa turagomeza kubakurikirana amakuru ku yandi kugira ngo tubamenyeshe uko gahunda zifashe. Ngewe nitwa Elisa Taifa, ndabashimiye cyane. Komeza ukurikirane Taifa Rwanda umunsi ku munsi, ukurikirane ibiganiro byacu, amakuru yacu. Ndabashimiye, Imana ibarinde.